umutingito ukomeye ufite uburemere bwa 7.4 wibasiye uburengerazuba bwa Colombia ni ku munsi w'ejo kare mu gitondo cyari kuwa mbere. Icyo gihe wabaye umutingito ukomeye cyane wabayeho mu gihugu mu myaka irenga 10 gusa muri icyo gihugu cya Colombia. Ukaba numwe mu biza byangiza cyane byibasiye n'akarere mu minsi ishize. Uyu mutingito wabaye saa 1:34 za mu gitondo ku isaha yo muri ako gace, aho inkubi y'umuyaga ihereye hafi y'umujyi muto wa San Jose del Palma mu gace k'imisozi miremire ya Choco, hafi ya kilometero 250 cyangwa hafi ya kilometero 400 mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Bogota. Ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku birebana n'ubutaka Geological Survey cyatangaje ko uyu mutingito watangiye mu bujyakuzimu bwa kilometero 60 ndetse na kilometero 100. Umutingito wabaye mwinshi cyane, ariko washoboye gutuma habaho umutingito ukomeye mu gice kinini cy'iki gihugu. Serivisi z'ubumenyi bw'ubutaka ya Colombia ubwayo yashyize ubujyakuzimu bwa kilometero 96 kandi yemeje ko ubunini bwawo ari 7.4 nk'uko nabivuze. Nubwo ibyasomwe mbere byari byaragabanyijeho gato mbere yo kuvugururwa, uyu mutingito wumvikanaga kure cyane y'inkubi y'umuyaga. Abantu babarirwa muri za miliyoni muri Colombia bahuye n'uyu mutingito, aho wagaragaye mu mijyi minini irimo Bogota, Medellín ndetse na Cali. Induru ku mamodoka ndetse n'inyubako byavugiye mu murwa mukuru, ubwo abaturage bihutiraga kujya mu mihanda bafite ubwoba. Uyu mutingito wumvikanaga cyane kandi hakurya y'umupaka muri Equateur no mu bice bimwe na bimwe bya Venezuela, bigaragaza ko uburyo ingufu z'imitingito zageze kure, cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo mutingito wari ufite ingufu kandi wageze kure. Impuguke zivuga ko abantu barenga miliyoni 2 bahuye n'umutingito ukomeye cyane, bagera ku kigero cya 7/10 ugereranyije n'ubukana bwakoreshejwe n'abahanga mu by'imitingito b'Abanyamerika. Isenyuka rikomeye cyane ryagaragaye mu bice bimwe na bimwe by'uburengerazuba ndetse no hagati by'iki gihugu, cyane cyane mu karere gahingwamo ikawa kazwi nka Cafeterío. Ni mu mujyi wa Pereira, umurwa mukuru w'ishami rya Risaralda. Abayobozi bemeje ko umubare munini w'abapfuye. Aba bayobozi b'inzego z'ibanze batangaje ko nibura abantu 18 bapfuye muri uwo mujyi gusa. Meya yavuze ko ibyangiritse ku nyubako byari bikomeye cyane i Manizales mu ishami rya Cardis duturanye. Byibuze abantu 2 bapfuye byemejwe n'ubuyobozi, kandi amashusho yavuye mu mijyi yerekana umunara wa katedrali y'amateka usenyuka kubera uwo mutingito. Uba umwe mu mashusho atangaje cyane yavuye muri iyi kiliziya. Abandi bapfuye bavuzwe ni mu mashami rya Choco cyangwa se hafi yaho, ndetse n'ikigo kibegereye ni mu mujyi wa Kibdao, Ikima Eldaran, Zagreb mu ishami rya Valdi Delaka no muri Tamsus muri Antioquia. Uko ibikorwa byo gushakisha ndetse no gutabara byakomeje umunsi wose, umubare w'abapfuye wemejwe wariyongereye cyane. Imibare ya mbere yerekanye ko umubare w'abapfuye hafi 20, ariko mu masaha make uwo mubare wariyongereye cyane kuruta uko abantu babitekerezaga, aho imiryango imwe n'imwe y'itangazamakuru yatangazaga ko umubare wari wariyongereyeho ugera kuri 29, naho indi ivuga ko abayobozi bo mu duce tumwe na tumwe bavuze ko umubare wari wageze kuri 47. Ariko abayobozi batangaje ko umubare w'abapfuye ushobora gukomeza kwiyongera kuruta uko abantu babyibaza, mu gihe abakozi b'ubutabazi bakoraga mu nyubako zasenyutse kandi bakagera no mu turere twa kure. Ikari mu mujyi wa 3 mu bunini muri Colombia, utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 2. Meya yavuze ko abaturage bari bafungiye mu nyubako zigera kuri 19 zaguye. Abakozi b'ubutabazi birukankanye kugira ngo barokore abarokotse mu bisigazwa
by'ibyari byangiritse. Abatangabuhamya bavuze ko barebye ibicu by'umukungugu bizamuka hejuru y'ikirere cy'umujyi ubwo inyubako zamanukaga imwe kuri imwe zigwa hasi. Hafi aho inyubako zaguye umujyi wa San Jose del Palma utuwe n'abantu bagera ku 4,800 gusa, wahuye n'ihungabana rikomeye cyane ryabaye muri iki gikorwa cyose. Guverineri w'ishami rya Choco yavuze ko ako karere kari mu byangiritse bikomeye cyane kandi yemeje ko habayeho ibikomere, amenyesha ko isuzuma rigikomeje bitewe n'uko bigoye kugera mu turere tumwe na tumwe two mu misozi no mu turere twa kure. Yanagaragaje impungenge ku bijyanye n'uko hashobora kubaho imitingito ya nyuma y'inkubi y'umuyaga ishobora kugora ibikorwa byo gutabara ndetse no gukomeza gucika intege. Inyubako zari zangiritse ni mu mijyi wa Novita uri hafi aho. Umuyobozi w'umujyi yavuze ko abaturage baho babayeho mu gihe cy'umutingito ukomeye cyane amateka y'uyu mujyi, kandi avuga ko ikigo nderabuzima cyo muri ako gace cyarenzwe cyane n'umubare w'abakomeretse baza kuvurwa, haba ibura ry'ibitaro. Yongeyeho ko kiliziya y'umujyi n'izindi nyubako nyinshi zagize ibyago byarangiritse mu buryo bukomeye cyane, zimwe ziragwa nubwo nta rupfu rwari rwemezwa icyo gihe cyangwa se bitaratangazwa, ariko hakomeretse benshi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Colombia yavuze ko mu turere turenga 20 two muri iki gihugu hose habayeho ingaruka z'umutingito mu buryo runaka, kuva ku cyuho gito ku nkuta kugeza ku isenyuka ry'inyubako. Abayobozi bemeje ko kandi umutingito ukomeye wakurikiwe n'imitingito myinshi, harimo n'imitingito ifite ubukana bwa 2.8 ndetse na 5.0, byongera ubwoba ndetse n'ibibazo mu baturage bari basanzwe bahura nabyo mu ihungabana ry'imibare cyangwa se ry'ibyabaye bwa mbere. Abayobozi b'ubutabazi bw'ibanze basabye abantu bo mu turere twibasiwe cyane gukomeza kuba maso ndetse no kwirinda kwinjira mu nyubako zangiritse kugeza igihe igenzura rirangiye. I Bogota mu murwa mukuru wa Colombia ibintu byari bito cyane. Meya w'umurwa mukuru yavuze ko nubwo impuruza zavugaga kandi abaturage bagahungira mu mihanda bafite ubwoba, nta raporo zirakorwa cyangwa se ziratangazwa z'abakomeretse bikomeye cyangwa se ibyangiritse bikomeye byagaragaye mu mujyi. Ariko hari n'imyuka imwe n'imwe yagaragaye mu nyubako zatoranijwe. Yavuze ko kubera ko umurwa mukuru warokotse ibiza bikomeye, umutungo w'umujyi ndetse n'abakozi boherezwaga mu rwego rwo gushyigikira uturere twibasiwe cyane, kugaragaza ubufatanye bw'abaturage bahuye n'ibihombo bikomeye cyane. Ubunini bw'ibiza bwatumye habaho ubufasha mpuzamahanga bwihuse. Guverinoma n'imiryango hirya no hino ku isi ndetse na Leta Zunze za Amerika, Amerika y'Epfo n'Uburayi ndetse n'Uburasirazuba bwo hagati batanze inkunga ndetse n'ubufasha mu gufasha ibikorwa byo gutabara ndetse no gusana Colombia. Abayobozi muri Leta Zunze za Amerika bavuze ko hakurikirana cyangwa se bakurikiranira hafi iki kibazo kandi biteguye gufasha guverinoma ya Colombia ndetse n'abaturage bayo. Banashishikariza abaturage b'Abanyamerika bari muri Colombia kwiyandikisha muri sisitemu yo gutanga amakuru yihutirwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kugira ngo babone umutekano. Abayobozi ba serivisi z'ubutaka muri Colombia bemeje ko uyu ari wo mutingito ukomeye cyane wibasiye iki gihugu mu myaka 10 ishize, kandi ukaba umwe mu bikomeye cyane mu myaka ya vuba aha. Iyi mpanuka ibaye nyuma y'ibyumweru bike undi mutingito wica wateje isenyuka rikomeye mu gihugu cy'abaturanyi cya Venezuela, byongera ku bintu byinshi cyane bikomeye byateje isenyuka muri ako gace cyangwa se muri ako karere muri uyu mwaka. Abasesenguzi bagaragaje ko Colombia iri ku nkengero z'umuriro wa Pasifika, agace kanini gafite ishusho nk'iy'inkweto z'amafarasi gakikije inyanja ya Pasifika. Ni muri ubwo buryo bo babibonye uko bimeze, aho igice kinini cy'imitingito ndetse n'iruka ry'ibirunga ku isi biba bitewe n'ingendo z'amasafuriya ndetse y'inyanja. Niko umwanditsi yanditse. Kugeza ubu ibikorwa by'ubutabazi biracyakomeje mu mijyi imwe n'imwe muri iki gice cya Colombia, aho amatsinda y'abashakashatsi akorera mu nyubako zasenyutse Pereira ndetse Cali na Manaus na Quibdó yizeye kubona abandi barokotse
mukomeze kubana nanjye kugira ngo nkomeze kubaha ama update ndetse n'ibigezweho. Iyi ni Kayihura Info.